Nyusu baraza ryari? Imanya rero ko wazindutse se mama. Hacyari kare pe. Birambirwa muri make. Saa 2. Yezu utarambiwe. Nyine wenda abona uri n'umuntu mwiza. So ngewe nahoze nkorana na Benita. Yego. Mukorana na Benita rero on the same company. So kwa kundi twagiye tuba inshuti cyane byatumye nza kumenyana n'umuryango we, menyana na Navi. Brother wabo nawe naramubonye. I guess yitwa Mark. That's my husband. So mukumenyana nabo ariko mbi inshuti cyane na Benita hanyuma na Navi. Nakawe ntabwo tuvugana cyane kuno umuntu mukuru wigaye. So rero igihe kimwe cyaje kugera Navi arambesha. No way. Nari ntarutse. Bwa mbere ho yaje kunteta nsaba ko twakundana. Navi. Yego. Yo. Sabye ko twakundana. Ndamubwira ati for now ntabwo byakunda ariko reka mbitekerezeho nyine nzaguha igisubizo. Nyuma yaho nanjye ntangiye kumwiyumvamo. Ndamubwira ati byashoboka ko ngira twakundana. Yo. Tujyana mu rukundo, turakundana. Bigeze nyuma mbesha urukundo. Kubesha urukundo? Yarankomerekeje arambabaje ariko narabyakiriye nyine. Haza kwivangamo undi mukobwa hagati yanjye nawe. Tararangiza n'ife? Ntabwo nyine nibwo nari nkimwemerera nibwo twari tugitangiye nyine ibintu by'urukundo. Sinzi icyatumye ahinduka. Kampindukana. Naragerageje uko nshoboye biranga. Bigeze uwo mukobwa amenya noneho ko njye nkunda Navi. Kuko uwo mukobwa kampani twakoragamo yari yase. Yari yase so mukubiya papa we nawe urabyumva nyine ntabwo byabaye byiza nyuma yaranyirukanishije. Ese Bobo. Waje hano kureba muri telefone cyangwa waje hano kugira ngo tuganire? Nasuke umuntu nawe ari gusoma. Nafunze igitabo nagifunze. Nanjye reka mfunge telefone. Ubu se nakubwira bya kugera ryari wari gukomeza tukaguma muri phone. Nonese karara. Nazuransubiza. Wagiye yagiye ajya ngusubiza. Ndagusubiza nta kibazo. Mu kazi bimeze gute? Akazi wanjye biragenda. Akazi karagenda. Dufite mu projet mashyashya turi gushaka gusohora. Nyingi ibintu byose ni amahoro. Yego. Nta kindi kibazo kirimo nta papa mu kazi nta kibazo kirimo n'ukuri. Ibintu byose ni amahoro. Kinahari nakikubwira. Rero maze iminsi mwitegereza kureba imigendere yawe, imivugire yawe, amasitati yawe ushobora kuba ufite akabazo kari inyuma kihisha ukuntu udashaka kuvuga. Papa biga narumva utubazo duhari nagaru two mu kazi. N'utwanjye nyine turi nyuma y'akazi tw'ubuzima busanzwe biri aho ngaho. Wow. Naho nashaka kugera rero. Ngaho mbwira. Mutuye. Tuye nzi ko nshaka kumenya. Upo. Turi inshuti. Turi inshuti papa. Tureke byo kuba ndi papa wawe ariko turi inshuti. Kandi ikintu ntafite ni ibi bintu byanyu bishyiraho hano. Hako nanjye byambera. Ngikubise ngaha ngaha. Ikindi nkagikubita hano. Kugira ngo wenda wemere ko twaganira. Papa nyine ngenda kumva ariko
nyine biri aho ngaho ntabwo ari ibintu byatari nyine bimbwire ibyo biri aho ngaho gutyo gusa tubimbwire. Perega ni twa tubazo nyine umuntu nanjye nshobora kwikemurira nkavuga neza ndaza kutugenza neza bikavaringa ariko none bihuriye n'akazi ni ukuri pe n'utwajya turi aho ngaho nyine tw'umusore wese yagira utubazo turi aho. Gusa njye ikintu nagusaba wenda uri kwanga kutumbwira ariko uraza kutumbwira ikintu nagusaba ni kimwe gerageza sibyo yego ntuzagirane ikibazo na mukuru wawe kimeze gute mu kazi wenda ngo witwaze ngo uri iki byose cyangwa se mukamwagirana ikibazo wenda nk'icy'amafaranga mwajya utuntu twose gerageza tuzabeho kuko waba uri kumuremerera uko byumva kandi noneho inifuwa umuntu wo hanze yabonye wajyanye ibibazo n'umuvandimwe wawe byanze bikunze nawe ntabwo azakwizera azavuga ati umuntu naniranywe n'umuvandimwe we ngewe ni gute turi buze gushobokana. se kukintu yabaye umwana we gutyo sinzi yaranyirukanishije mu kunyirukanisha gerageza kubisobanurira Navi ntiyabyumva yumva ko ari njye mugome yumva ko ari njye mwana mubi gusa nabisobanuye Benita ko Benita waranze ukuntu umeze arabyumva tubyakira uko nguko. mbere na mbere rero sorry bibaho sometimes gukunda umuntu akaza mu ishusho yo gukunda kandi atari wawe. Another thing nk'abantu ntabwo dufite ubushobozi bwo gukontorora our feelings. Another side ugerageze kumwumva sibyo ahubwo bera kuba atarabatendetse muri babiri agacuzinga one ntabwo yabaye umuntu w'umugabo ariko mu by'ukuri yarampemukiye. It's fine darling ntabwo yari uwawe uzabona uwawe hano nturi umukobwa mubi nk'uko wabimbwiye niwe kuko story ariko imeze ntabwo uzabona umugabo mwiza ugukwiriye ahubwo icyo nakubwira wowe fata Naviyo nk'inshuti mukomeze mu inshuti na Benita mu inshuti ariko I know ko bitazakorohera ariko nakundisha rero dore ubu rero naje batarataha ntabwo barataha barataha amasaha ari imbere baracyari abana n'ubundi baba bagomba kwenjoyinga nakundi nyine nese ubu disi urumva uzakora iki uzabigenza ute ca ntabwo mbizi kandi none bazi ko ariko kazi kari kadutunze mu rugo. ikibazo si icyo kukubwira urukundo ukunda Naviyo bizagenda bite kuko nyine ubona afite undi guhangana nyine ndebe ko nanjye yaba uwanjye. never sweetheart ikintu cyawe ntabwo kiguhunga ahubwo icyo nakubwira genda wishakira akazi witungire iwanyu Imana izakohereza uwawe Navi mwihorere pe ahubwo ikintu nakubwira sorry nari ngiye gutekera umugabo wanjye I don't know nibaza ko bareba ejo ntabwo mperukanye ariko nukunzi ko ngiye kujya guhuga nibwo ngiye kugaruka hano nakundi nyine basire kubwo be ntashye nibaza ndababwira ko babasuye ubwire Benita nyine. It's okay. Fine. Thank you. Welcome. Hore mama. urumva ukuntu intuzi isura y'umuntu igenda yangirika kandi bitari kabaye biba gutyo byakabaye byiza ugiranye nawe umubano mwiza wenda nkuko bimeze aka kanya bigakomeza. Nase papa ntabwo nyine umuntu ashobora kwibeshya agakoramo agakosa nyine kari aho ngaho nyine nta mumarayika ubaho nta muntu uba neza 100% avuga ngo azakora ibintu byose 100% bigende neza uko yabishakaga ntago bikunda tujye waba utari umuntu aba ari kubyumva neza waba utari umuntu inifuwa rero umuntu haba hagomba kuboneka n'utwo tuntu nyine tugomba kuzamo ariko none tukaba ari twatundi n'umuntu wese wabibona akavuga ati binange byambaho nuriya byamubaho ariko no kubona cya kibazo usa nkaho wagambiriye kiba ari ikibazo gikomeye
aho kugira ngo ugirane ikibazo na mukuru wawe uzagirane ikibazo nanjye. Kubera njyewe ndi umubyeyi ufite uburyo nabitwaramo rimwe na ukaba wanampeza hari amafaranga y'umpeza nta n'ibihumbi nka 200 300 ugenda kubwira daddy uyantije ejo bundi nze kandi nareba kuri stati zawe ngahita mbona ruri ku kibuye ruri kuri muhazi si byose nazi papa ari umwana ushyira umubyeyi we gaburo none we kuki wayanyakaga umbwira ngo nta kibazo ngo kwa mbere nzaguhereza aruga ngo n'uryo umeza nyine ariko ibyo ngibyo binyemereye. Yego ndabikwemereye. Gerageza. Nzagerageza kwitwara neza. Tware neza kugira ngo ugirane ikibazo nawe ujye uza kundeba njyewe. Nzayanza mbese uziko inshuti yanjye. Wowe ndabizi nyine burampeza tungaceceka nta kundi. Ariko inshuti yanjye. Rero njyewe ubucuti bwanjye niyo bwaza mu gitotsi nta kibazo. Urabinyemereye? Nubirengaho uzanyishyura yose wantwaye. Papa ubwo nayakura. Erega nari mwajyaga munkura mu mufuka ndayazi. Uziko byagera muri miliyoni zingahe? Yes, ndabyemeye. Nzafatanya na Nina kwishyura. Wese se koraga mu mufuka wawe. Nina we n'urundi rwego. Uzi umwenda Afrika ibere mu Bushinwa. Nibyo Nina. Akise mwana wanjye ijoro ryambanye rirerire mama nta nubwo yigeze naguhamagara reka uko nakicaye sinjinjereri ntari nsanzwe numva mu nzu mu zajwigiriye zavuze injereri mu matwi biki ntindagira nte ngiye kumva numva ibihunyira birimo biravuga ntako umwana wanjye byarangiye nuko nguko narangiye cyabaye ntekereza ko nuko nakuhoya akantu kakoma nta umwana araje akantu telefoni ngiye ko nambona bigejeje muri kiriya gihe inkoko zibika ubwo noneho niko gusohoka noneho ndaza ndicara gusa nimero ye yabaye iki nuko niko kuza ndaza nicara ahangaha ubu wicaye hano mpaka mu gitondo guturuka inkoko zibika nari nicaye ahangaha ndemera imbeho iraza ndafubika biranga ariko ntabwo imbeho nayigeze nyumva. Baburetse hari nimero baraye bamaye ngo y'umuntu bakorana. Yego kamuhamagara twari yego mama tubiciye. Alo mwiriwe nitwa Benita. Alo nitwa Benita ndi umushuti wa Devu nashakaga kugira ibyo mbabaza niba ntababangamiye. Yego nashaka kubaza Devu yigeze aza mu kazi? Ntabwo yigeze aza mu kazi? None se we nta nubwo mwigeze muvugana base? Sawa murakoze. Turabigenza gute ko na yaraye ahamagara abantu bikanga? Kinakubwiye ntibihunyira byaraye hejuru ahangaha hari icyo biri mu kunyereka, hari icyo bimbwiye nk'umuntu mukuru. None se Ive uri mu buryo kugeza ryari? Bro, come on, byabaye byarabaye nta n'icyo wabihinduraho nyine. Ntabwo ari ubwa mbere umuntu yaba ahimukiwe n'inshuti ye cyangwa se n'umuvandimwe we. Gagadi nawe ndavuga wowe turi kuganira wowe wowe nanisomye. Waje ryari se? Bivuze ngo igihe cyose ninjiye nkajya mvuga nivugisha rusinziriye. Ni kandi gukinguriye se?
man usiko niba ufite amakamyo 300 yahirimye arimo ibicuruzwa utagomye kubifite ubwo bazo n'ubwo mbona wifitishije ubuhanga urya munebo kanago nawo ikibazo ni akundi ikibazo ni uwinji hano nagore wamagaye munze ngurebe uri kumaza ngo njano gute Bobo ntabwo narinzi ko nyine waje tu umvaga nasubiye bari kumbwira ibikiza uziko maguna nabishaho we umeze nk'ingurube urahirita uzaca nanjye ntabwo nagona ntabwo wagora yo bro tukuza amahirwe ufite namwe umuzura azajya aca hano aje kukwiba nimba uri guhirita ahita yigendera avuga ati umunega ari maso ahita namfata hano nta mukobwa wari nguri kunsebye njye ndizi bro uziko najyana na ruta ariko buri ko sakuze nuko nigize mufata nka video ngo nyigusendingire ukuntu avugaga n'ikimodoka gishaje nuko ahiritaga uziko narigize ngo niganduje naringi ese undi ari wamugana akora icyanga kurya he doesn't belong here bro sure I kicked his ass out warora kabigezaho njye ntabwo nagomba kubana na snitch man oya njye abantu maze kubabona nta muntu umwe nifuza kongera kubana nabo ese ugeze uganiriza gade bakubwira impamvu nyine yatumye abibiba ibintu byose nta mpamvu n'imwe umuntu aba afite yo kugucima ku mugore we noneho ari inshuti yawe ariko ari umugore wawe ari shere wawe niki twari dusigaje gukora si ubukwe gusa ababyeyi ntibari barabyemeye bwarabaye se nicyo cyaburaga cyonyine hari inkwano tuzi iwacu mama we yaranyemeye yanyemeye nk'umukwe mu rugo icyaburaga ni igihe cyo kuza gukwa mama wanjye amuha inkwano gade arangije araza mama wanjye amuha inkwano bro ntiwagiye no kumbaza ku bintu by'uriya musore tubireke nyine ndashaka kumenya niba mama wanjye amuha inkwano uzagenda umubaza ese icyo rero bro amafaranga ndimo nayo twanaheraho manje kuri amafaranga sinamutsinze se mdaye ni mwana ndabyibutse reka tuberetse ibyo none ze uzi ko usigaje gutora amashashi ariko babo nk'uko byazakubayeho nta muntu uri kumbana nawe noneho nk'umukunzi wawe bigahita bikubitana n'inshuti yawe cyangwa umukozi wawe mu kazi geza ubwino bro reka njyewe ku mwana wanjye nta nubwo umuntu amureba gutya ngo naho ngo muhiteze amasegonda 2 reka none nge sinzi bipusi byacagaho bivuga mbese ibintu ntari narigeze numva urumva sinzi bijangwe byariragaho hose sinzi n'ibiki nuko naraye sinzi ikintu cyo gukora nese tujye kuri polisi amasaha 24 atarashira ngo bisaba iki bisaba amasaha iminsi 2 amasaha 48 ubwo ngo birasaba iminsi 2 kandi iyo minsi 2 izajya gushira ndihe ugomba kwihangana kuko tudategereje nta kintu ko kugira ngo mpaguruka aha ubona n'icyaye hana kuba ryari ntahaguruka dore twisona kumeje kudutunga hariya ngo ndebe ko nabona azamuka ahangaha kuri izi sikariye ko guhaguruka ahangaha byananiye ntabwo nanjye nzi icyo gukora no kweshya nanjye ntabwo naraye nsinziriye nari ntegereje wenda ko aza kumamagara navuga ati kanicara ataza kumamagara agasanga wenda nsinziriye ndategereza ndaheba harya ngo aho ngaho umuntu ajya kuri polisi oya napfa kujyayo umwana we ntabwo nta kintu bagufasha amasaha 48 atarashe ariko kumbwira ngo haragombiye iminsi se kuva ryari kugeza amagingo aya ngaya umwana wanjye naramubona bakambwira ngo nintegereze iyo minsi 2 mama ihangana ahubwo kamurebera akantu basi mfata iki niki cyarenga umuhogo niki cyarenga umuhogo nujya kunywa imiti none se urashaka nubwo nta kibazo aho kugira ngo numve inkuru mbi birutwa nuko iyo nkuru yazigasabwa navuye ntakiri nta umva izina rya Yesu turayirukanye ariko mana niwe wamumpaye ni wowe uzibye
rengera umwana wanjye rengera umwana wanjye sinumva inkuru mbi ye baba we byarenze ibyo baraflatinga bagera mu buriri inshuro ntazi umubare bigeraho naho gutwita nimba byo byarakoraniye kumutera inda akamucabika kamunyabika ikibazo kiri komeza umushyigikire ntabwo ngende kumushyikira mwana ahubwo mva mubwiye buriya iyo ufite umwanzi wawe ntabwo mujya kure umwanzi wamugumisha hafi yawe kugira ngo umwereke ko umuzi ukanabimuhisha ko ari umwanzi wawe none se ubu ko wamushyize kure yawe noneho reka ninajya kumusanga yari ubwo nimba ari byo yifuza umundeke nibere padiri ibi ni ibintu byadanje se kuba padiri jya mu seminari birangire uri njye gade wamukorera iki kumwirukana urumva bihagije njyewe umwana ngiye kuntu niberaho ndi no stress cyane namubabarira kuri kwimana namubabarira nkamubwira ni bro rero ukoze amakosa nyine kandi wasabye imbabazi ariko nibizongere nyine mwana nige nifite sinubisha mwarakuranye sibe mwarakuranye mwana mukabicira inyama ukamureka kaza mukongera mukabana nyine mukumva ko ibintu bigomba kujya mu buryo bombo ufasha amana ugafata akataka gake ukarekuriramo bita bigenda bite nahita yandura ivi ubona umujinya ufite icyo ni icyizere naramugiriye yaragiye ayora ibyondo arazanagamo uwo ni umujinya ufite wowe uciringa umujinya uturishe urumva dore niba ndi gusanga uryamye mu ntebe wowe umva ko ibintu byabaye nyine byarangiye ubyiyumvishe nk'ubu ngubu wamamagaye urambwira ngo nkunze tuvugane ku bya nina ngo ushaka umwongera nkabahuza sibyo ndabahuza na gade mutari mwajya ku bintu bya danje ngo yumve ko ibintu byose bigomba kujya hanze wowe mu mutwe ntabwo uraba ready bobo ase ubundi mushiki wanjye ubundi uramushaka iki ubundi wowe banza umbwire urungukira he kumuza na gade nose gade yari inshuti yanjye yabizi ko gade namumenye kubera wowe ariko nyirawo nyine nifuza kubona inshuti zitandukana rero simukeneye muzana nina gusa ibintu byihorere gushaka uburyo mwihurira we na nina nina yararakaye nina yarakwanze ibyo mukorera ntabwo biramuvamo nawe none mumuze ntabwo bishoboka bro ese wowe yamureba iki nyine arabyumva nawe ntabwo kureba iki ariko ntabwo yishimye nyine gera umubwire dushyire hamwe tubabarirane twongere dusubirane ubuzima bwacu ntabwo byakunda mwana nawe ushaka ukuntu bigenza njye mba nifite ibintu byinshi ndimo ntabwo rero ibyo kuvuga ngo ndajya kukubuzana ntabwo byavamo akundi kukibeta bizanye mu mushaka kunyegekaho mwana si ngo gadi si ngo nina ngiye mu nana zapfa ndi umwana mwana ushobora uzanyica mwana imburagihe n'urwo ruharasa ruhara nuko papa wanjye nawe rufite nuko mumukurikiza none se waje kutuzana wara dufite imyaka 15 ugeze n'ibintu byadanje nutampuzana nina gade sinongera kumumvanga nawe wigendere nsikare hano none nimenye ni pape ni mame none ni muzana nina uremera gadagaruke ase gukora iki umva twiri hano nta no guteka nta n'igishanyambo basi ubwo rudaringa ibiryo bari byo tuzi ende wodaringa wowe abanyeshuri n'abadaringa ufite udufaranga ugira ngo ubu nta n'urupfumu mfite shano nanjye nta natanu mfite sinzi ukuntu turi buze kubaho muri ino nzu nta mafaranga ushatira urunani reka ubunebwe uteke ko nanjye ejo natetse ariko siko na gaze ntayihari ari ugucana ku mbabura njye gufata amakara ncane ku mbabura wabishyize nta mbaraga mfite okay urahitamo gucana imbabura ngateka nawe ugateka nkacana imbabura shagena bicane nta kibazo ukate n'ibitunguru byose ndateka oya ntabwo ndi bukatire ibirungo ibyo cyo nkora ni ukugucanira imbabura gusa gusa ubwo nawe ugenda uyicane njye mbyikatire nanateke okay ntacyo ugenda uyicane uko no kwa gukora mu makara gusa urabirya ako hose cyazo guteka ibyo byaba biretero ufite umushyitsi ninde karibu muraho neza muraho mukomere muraho ya kane karibu muri amahoro se turi amahoro ya rero canga mbona harakinza ndavuga tereka umunsi manyarukire ndebe ko muhari benje muri ya gahunda y'umutekano
nakubwira ko nanyarutse vuba ubuse wakwihanganya ukazagaruka undi munsi ko uyu munsi ntayahari. tugiye kujya mu kwezi kwa gatanu turabizi tuzayaguhera ari muri nk'amezi 10. ubu ntayo dufite pe kandi utwumve n'utukore ariko nibaza nyine abandi turabivuganaho tuyashaka ejo haza twayaguha. ibintu ko byoroshye se mwahamagaye wa wundi mukuru nkagira kuko ubu ngubu impamvu kaze kuza nyine tubivuganiwe. ko se biri ngombwa kuko ni ukumuvugisha tukumva uko bimeze kuko niyo najya ngice basi nkabona icyo mpereza. twebwe baratuzi ko tutambura baratuzi ko niba bameze ngaho twakwishyura n'utugire ikibazo nubwo ati hano mu rugo kwa runaka bimeze gute wambwiye ko bazayamera. Ariko twe turishyura ikije na raporo bari bampaye angaha rya se kwa Royata ubundi mwajyaga mukora ni cucu ya to bari hari naje nsimbura yambwira ko nimwakoranaga neza ariko kakanya nyine nje bite ko nyamuza vuba urumva mba nkwiye gukora uburyo bwose bushoboka kabona ko nshoboye akazi. Birumvikana twakubwiye ko uzagaruka ejo nimba tutakugoye. Ni karibu. Urinde. Ngiye. Wowe ndi. Ase. Twisonyibagirwa kakanya. Wowe ndi. Gadi. Umuvandimwe wawe. No. Ufite abashiki banjye gusa. Nta muvandimwe w'umunsi tugira. Nakwicara. Ngucera iki? Nkakwibwira. Ntabwo ugenda nicara n'abantu ntazi. Banza ubivuge uvuge igisekuru cyawe mbone kukumenya nimba ngo akaribu cyangwa ntabwo akaribu. Nitwa Gadi. Turaziranye nyine ndi umuvandimwe wawe tumaranye n'imyaka sabasha no kuba. Ntabwo uri umuvandimwe wanjye. Ni inshuti yawe. Iyo uri inshuti yanjye wari ukuri kuba wampamagaye kare ukambwira ko ugiye kuza ntabwo uhakanira cyangwa wakwemerera. Ivura bizi ko natari kunyemerera. Niba uzi ko ntari kukwemerera rero ibwirize umuryango wanyuzemo winjira abarunyura musohoka. Sivi wambari kongera ukanyura koko. Aryo twagade. Yego. Wamba bari gasohoka. Nje kureba. Uragezwa n'iki? Ari ngo tunasize mu cyumba cyane nje gufata. Sejo nahaye abantu basabiriza ejo bundi. Yego se. Hari ibintu nafashe ejo bundi ndabitanga. Wasabwa nazo zirimo. Basi bari kanye cyo tukavugana. Bro. Icyo ukora ntukizi. Basi wakongera ukibuka ibihe byiza twagiranye bro. Gadi. Urabizi. Icyizere nakugiriye ubuzima bwose waracyangije. Mugerageze nyine mworoshya akazi kanjye pe. Oya nta kibazo. Ahandi biragenda se? Biragenda nta kibazo. Aha, ahubwo mboneyeho no kubabwira hari no muri ino minsi abantu bihaye kumva ko nyine dufite irondo ry'umwuga ugasanga nyine abantu ntago bakita ku bintu byabo nizere ko mwatari ko bimeze kuko nk'ejo bundi hepfo ngaha kwa Gashira bake sinzi nimba umupangaye waho nimba ari iki yabaza umuntu wasize akinguye arigendera nimba aragiye kunywa nimba aragiye nijoro aje asanga bamucucuye
arangije twari kuza guteza ingaru ngo ni gute nawe nikira umutekano ngo bakanyiba ngo ibiki n'ibiki nguko namwe rero nubwo ducunga umutekano ariko biba byiza kurushaho no kwicungira nawe umutekano wanyu mugasiza niba mugiye mugakinga porotaye n'ibindi nyine mugakubanga mu bintu byanyu. Humura rwose twebwe umutekano turabicungira cyane ko ari twe twahomba baramutse batwibye. Rero ntabwo turi abantu humura. Ubwo ngaruka ryari? Ejo nka saa saba. Cyangwa ejo nimugoroba. Nimugoroba. Aho uzabonera umwanya. Cyangwa kugira ngo tutakubwira uzaza umunsi ukurikira w'ejo. Oya. Urumva umunsi ukurikira w'ejo tuzaba turi mu nama. Kandi bisaba ko imibare yose ngomba kwandika. Ejo uzaze nimugoroba nari. Ya ikindi rero sinzi ngo ahangaha muri abantu bangahe baba no muryango wanyu muri abantu bangahe? Kubera ya ari gahunda y'ibarura yatangiye. Ubwo rero ndifuza ko mwese muza guca kwa Mutwara Sibo mukiyandikisha. Amaze hano twaba tutaribaruza. Ukikirwa niba ari ibindi bishyashya. N'ubundi buryo bushyashya. Nta kibazo tuzajyayo tuzajyayo. Ubwo muze no kubwira mama wanyu ibindi ubundi ubwo na hejo. Sawa mwiriwe. Nugenda utwegekereza. Sawa. Nyambujya gucana. Ushinzwe umutekano kwishyuza ko mbona wajyana n'abazenguruka agira n'amahane. Buri kwakishwa nyazaga tugatera story tukibona byise. Uranyine burayigize joro kanusoza ukuntu se baba bameze. Tagucana imbere duteka shadere gakeye. Ariko uzi kubona nkubaza nkugisha inama buri kanya ese ni nabigenza gute ese nemera inda ese yemere gira vuba umuntu akora n'ubukwe wagira umwana azavukire mu rugo rwanjye ntazu ise ntazi biki ibi nitege guhinduka n'ukuri kandi ntabwo nazo kuri hano narahindutse wakabaye urahindutse kera ibibazo byose biba basi se nkora ikibazo kugira ngo ngire wizere ko nahindutse uzi ikintu wakora kugira ngo nizere kitari kunyirukana hano nuko wasohoka agenda ukaba ahantu wari uri kuba ntazi yari nashaka no kumenya nshaka no gutekereza Gabi warambabaje bihagije pe no kuri babarira Gabi I'm sorry ijambo mbabarira any apologies iravuga nka ponseze mu matwi yanjye ibintu ukabera bitekerere kera iyo tutaza kugufata wihakana bobo ibi bura bwaro byo kugira ngo nyine zimangatanye icyaha nyine nibi ngibi namubura kindi oya ubu none ndakomeje pe ndakomeje ntabwo nakubeshya Gade inyumva neza kandi unyumve bwa nyuma nakwizeye kenshi gashoboka mu buzima bwanjye kugeza igihe ntazi Gade sinzongera kukwizera na rimwe kano kanya warampushije ntabwo nakongera guhereza imbona ngo njye mu biganza byawe wongera undase